kadusome mu izina rya Yesu. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 twahageze. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizere yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwiriza, tubibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba kiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tuzabanzirizana na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka. Vuge ngo amen. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo, tuzamurwe mu bicu, dusanganire umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumara rishimira kubwirana aya magambo. Mvuge ngo amina. Kugaruka kwa Kristo no kuzuka ko bapfuye, kakubwira akagakuru ukuntu kazagenda. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima duharanira kubaho. Haleluya. Amen. Inka n'amasambu tuzabisiga, amazu twubaka meza tuzayasiga, amamodoka twifuza tuzayasiga. Ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bw'abera Imana yasezeranisha abera. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu hari abajya ariko kumbwira akora agatiri kanogere bavuga mpamvu ubona duturara. Igihe cyo gutanga cyageze nta kirere gusa mwana kubita moto kayizinya ugakubita muri karabi kari ngasita igwate kikabagurye kikasana ukavuga ati ngiye gushengera Imana yawe ko no guturasha. Haleluya. Amen. Maze guturara Mana pewa nari ko guturara mu gasozi kugisha ikica bazura rero mu izina. Imana ikibireke aho ngaho ifite igitabo yandikamo imirimo y'abayubaha. Imana izi amasengesho, Imana izi imyaka yawe, izi amasengesho maze gusengera muri nyanya nayo wasengeye iwawe, izi amafuti yawe n'ishaka ryawe. Imana yakwishyurira gupima mu gihe gikwiriye ikakubwira ngo usarura ibyo wabibye. Haleluya. Amen. Akubyumva. Haleluya. Amen. Imana ifata kama repetition ukora ubya muri korali urugutuna ikavuga ati uyu muntu igihe akura reka nanjye muturage kumugisha kubera ko muri korali yabaye mu myiza. Imana ifite ukuntu yawe umunyamasengesho ikamureba ikavuga ngo igihe kaba kambiyo kanange ngira icyo ukora. Umuroza akaza akaroga agakubita igihembe agacomekaho n'ikindi agakubita n'inyatsi, warangiza ukavuga ati Mana we ndagusenze Mana yo mu ijuru, ukareba ugapfukama cyane. Twarangiza gusenga hano tutasenze ukajya ukavuga ati Mana yo mu ijuru nahani waje wantabara. Imana yandize ikagufata kuri kwa gutuna ugusenga ikagutuna kumusonga ngo wanguroze ikagusubiza mu izina rya Yesu. Mwabura baririmbye ngo dufite Imana itibagirwa imirimo y'abayubaha. Amen. Imana ishima. Uratuna ukaza ugakora ku rusengero nta muntu kuturariza. Iraje kimaze iki? Akiri kwimenya kanisho. Ni kwa kinaza asanga baratumara.
agasomero k'imigisha. Imana ikahabwa icyubahiro. Haleluya. Kamana kugaruka ko bapfuye rero n'umusuko Kristo uko mubona rezo ya network. Iyo ufite telefone ugashyiramo simukadi ya MTN, rezo igahita ibonekamo, umuntu agahita guhamagara, ahita gufata ugahita ngo runaka arampamagaye. Yesu Kristo ubwo azabaje gutwara itorero rye, atari idini ahubwo itorero rye, abamwizeye uzaba uri iwawe nanjye ndi iwanjye, cyangwa uzaba uri gusenga, cyangwa uzaba uri kwiba, cyangwa uzaba uri mu matiku, Yesu agaruke aza maze mu kirere, aho uzaba uri no kubagara, aho uzaba uri kwiba, aho uzaba uri gusenga, aho uzaba uri guteka, aho uzaba uri mu manjwe, yewe nuko niyo mureke nzakira ino turasengera arikenge bete cyane mvugana kuri byanze turu. Yesu azaza nk'umujura avuga ariko abadini barafunze babeho Yesu azaza ari mu kirere uri guteka umushyitsi yaje kugusura bavuga ati reka wowe ngewe umushyitsi hari amazi yawe natwaye aza ngo abageneye bose ni munsi maze abandi bapfuye bayise basukuru bawe bakundaga vuga ati Mana kuko igitangaza ni bitatu, nuko nukwiburayo kubona yuko utakekaga no kwisambanya. Imanza tuzihorere ahubwo ube wirebe ku giti cyawe mu gihe cyane cyo gukorera Imana neza. Haleluya. Amen. Unaka azaba kihorere babandi bapfuye bakimara kuzuka bamaze gusanganira umwami, natwe tuzayiraho dusinzira mu kanya gatuma ko guhunga. Kristo aje twese turi mu rusengero twamera akanya gatuma ko guhumbya ni nuko nta muntu tuzanyura mu irembo ry'urupfu, tuzapfa gatoya kongera tubere bari turangiza dusanganira umwami wacu mu kirere. Niba umugore wawe ari umunyamushinya, niba umugabo wawe ari umunyamushinya ariko warabwera imbuto, uzatubagira abo naramusize avuga ati winsiga cyangwa ko abone uratubagira usanganira umwami mu kirere. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubwirane mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo meza. Haleluya. Amen. Kibwizo cy'umunsi nicyo nayo tukubwira ngo Kristo azaza n'umujura, azaza turi mu ntege nkeya, azaza abantu bari kurongorana, azaza abantu bari kwiba, azaza abantu bari gusenga, arangiza avuge ngo abanjye namenera amaraso bankoreye, tuzahita tumumenya tusangane iwawe mu kirere. Ndakwifuriza nanjye nifuza ngo tuzasangane iwawe wacu mu kirere. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuko abo yamenye kera, kuko ab'Imana yamenye kera, yabatoranije kera, yarabatoranije kera from their family. Imana yaraguhamagaye iragutoranya ikuvana kwa sokuru wawe na nyokuru wawe na sohanu n'abatiku irakuzana kuba umugaragu wayo. Komeza. ushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo ugire ishusho ya Yesu. Haleluya. Haleluya. kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, kugira ngo Kristo niwe abaye imfura muri bene se benshi, nawe ube petit frère wa Yesu. Abo 30 yego abo yatoranije kera yarabahamagaye. uretse gatora cyangwa kubwira ngo ntabwo ukivuga ariko Imana yarampamagaye, ufite umuhamagaro w'Imana, ubimenye ute? How you know that you are called by God? Ni gute umenye ko wahamagawe n'Imana? Ni gute utihamagaye? Barakandi ntibari baje kurwana, ntibari baje mu rugamba tugatsindwa tutazi ibyo tukuzira. Ni gute umenya ko wahamagawe n'Imana cyangwa utihamagaye? So abo yahamagaye, abo yatoranije,
abatoranije kera yarabahamagaye. yarabahamagaye. Abo Imana yatoranije wenda uvuka kwa so na sokuru wawe ufite abagore bakeya, afite abagore 7, ugira urugo rukubakika ni 1 ku 100, abandi bose ni ukubyara na 2, ubundi agahita bati toka. Izo ni zakari tukubwira ziwanyu kandi nanjye ziwacu ugomba kuguharagaza kugira ngo uzivaneho. Udafite icyo ngicyo iyo akoze karakize cyane akagura akamoto bahita bamwica tikira. Abo yahamagaye rero yabatoranije, Imana ikakubwira ngo va muri abo bantu mwana wanjye, ikagukubita ibigaragaza niyo kuroge bakwanyu bakubwira utyaza kubati ukabagoya hano iwacu ndahanze ukagenda utazi ibyo ari byo kandi Imana kugugisha aho ugeze Imana kuvuga ngo uhaye imikorere mwana wanjye. Haleluya. Kandi abo yahamagaye yarabatsindishije. Turarebe ko abo yatoranije yarabahamagaye. Turakanyereza cyatubwiye ngo gutoranya ibishyimbo. Utoranya ibishyimbo mu bishyimbo byinshi ubaye igihe cyo nzatera. Nawe yaragutoranije mu muryango wawe, mu buzima bwawe kugira ngo iguhamagare. Iguhamagare umurimo w'Imana. Yaje kuguhamagara. Iragutsindishije. Abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Amen. Imana yaraguhamagara. Irangije gutoranya. Mbese Eliya mwana wanjye, amen. Mirimo y'umurimo hanze. Kubera iki? Ariko dukura. None biragenda gute? Turi intege nke. Oke, ndagutoranije. Ikindi Imana yagitoranyije. Igihe n'ibisambo, igihe n'ibizute, bakamuvuga ingambo byinshi, bakamuvuga byinshi. Kandi Imana kugutoranya, irangije kandi ndagutsindishije. Cyangwa irangije kandi Imana itagira ngo ikagutsindisha ukabona bya bigari nabyo bicecetse. Ukagushyira kandi ugasongera. Yakagutsindishiriza ikakwambika ubwiza. Haleluya. Imana niba warahamagawe ikagutoranya, reka tukwambike ubwiza. Igutsindishirize maze kwandike n'ubwiza Imana yashitugirire neza. Haleluya. Hano natwe iwacu muri Nyange hari benshi Imana yatoranije. Irabatoranya mu Gitesanye, irabatoranya muri Cyabagarura, irabatoranya muri Garuka, irabatoranya muri Cyabumba kugira ngo ugende ube aho uri urahitse bangahe. Abakwaniye ni bangahe? Ubisengeye kangahe? Iraguhamagaye ngo ube aho ngaho muri Garuka. Uri muri Garuka ufite muri Garuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugende mumurike. Amina. Imana ikugutuma ube umwambasaderi wawe. Iragutsindishiriza rero gute? Nuko nawe ugenda mu mirimo myiza ya Kristo. Ukagendana n'Imana. Ukavuga ngo Yesu aje yabona byibuze mu cyumweru kugira ngo ubyutse mu nzu y'Imana. Mu cyumweru uganirije abantu ku nzu y'Imana ibiyakomeza bikanga cyangwa n'ibya bintu. Yewe nsengere iki gihe njye mvanjye simbizi. Ese ugufatira Imana mikoro cyangwa ugufatira Satani mikoro? Isuzume nanjye nisuzume. Ababyeyi baraturimo ngo igihe cyo kwihakana ubutunzi ni igihe cyo gusenga. Ijambo ry'Imana Imana yarashyize ku mutima nibyo ngo muzirikane kugaruka kwa Kristo. Niturangiza tuzirikane umuhamagaro Imana yadushizemo, tutiyase tutikanyaze kuko Yesu wacu ari mu kazi kandi yitwa gushobora byose. Azagaruka